muraho neza, twongeye kubaha ikaze kuri Think Beyond Degree. Muribuka abo twari turi kumwe muri episode y'ubushize ko twari turimo kwiga isomo rya Financial Education. Uyu munsi muri iki kiganiro tugiye gutangira episode ya kabiri. Tuje kwiga ku mategeko 5 agenga amafaranga. Hari ukuri gutangaje ku mafaranga abantu benshi batamenya. Ese wari uzi ko amafaranga afite amategeko ayagenga? Muri aya mategeko reka turebemo 5 gusa. Nk'uko isi igira amategeko asanzwe twese tuzi kandi tugenderaho cyangwa twubahiriza, burya n'amafaranga nayo agira amategeko ayagenga. Ayo mategeko iyo yubahirije neza rwose nta kabuza, amafaranga aragukurikira. Kandi nanone iyo yirengagije ushobora gukora imyaka myinshi ariko ugakomeza kubura amafaranga, ugakomeza kuba umukene, ndetse hari n'abatindahara kandi baramukira mu kazi. Uyu munsi tugiye kureba amategeko 5 akomeye cyane agenga amafaranga. Aya mategeko yubakiye ku masomo yizewe cyane ku bijyanye n'amafaranga, harimo n'igitekerezo cyangwa se ibitekerezo byakunzwe cyane mu gitabo cyitwa The Richest Man in Babylon. Reka dutangire. Global Insight Rwanda. Open your mind. See beyond. Stories the world never knew. Hidden truth deep in time. Discover the world through a different mind. Global Insight Rwanda. See the unseen, know the truth. Global Insight Rwanda. From Rwanda to the world. Itegeko rya mbere, pay yourself first. Iyi ni ryo tegeko rya mbere kandi rikomeye cyane, ihembe iyishyure wowe ubwawe. Abantu benshi bakora iki? Iyo bahembwe bishyura inzu yo bakodesha, bishyura amadeni, bagura ibyo bakeneye, bagasohokana n'inshuti, hanyuma amafaranga akarangira. Abantu bafite ubwenge ku mafaranga bazi aya mategeko agenga amafaranga, bakora ibitandukanye n'ibi ngibi. Iyo bahembwe babanza kwiyishyura mbere yo kwishyura ibindi byose. Urugero, niba winjiza amadolari 100, fata nibura amadolari 10 cyangwa 20 uyabike. Aya mafaranga ntagenewe gukoreshwa uyu munsi, ahubwo n'ayawe agenewe ejo hazaza. Iyo ukomeje kubikora buri kwezi, nyuma y'igihe utangira kubona amafaranga yawe agenda yiyongera buhoro buhoro. Itegeko rya kabiri, genzura ibyo ukoresha. Ikibazo gikomeye abantu benshi bafite ni iki: ibyo bakoresha biruta ibyo binjiza. Ushobora kubona umuntu winjiza amadolari 1000 buri kwezi, ariko ugasanga iri tegeko rya kabiri riramugora, ugasanga ukwezi kujya kurangira akoresheje amadolari 1100. Uzasanga ibi bituma umuntu ahora mu myenda idashira cyangwa se amadeni kandi yirirwa mu kazi. Reka nkwibira ibanga ku kintu gikomeye cy'ingenzi abantu bakize bamenye: ntibagura buri kintu bashaka. Bo babanza kwibaza bati, ese ndabikeneye koko? Ese ibi bizamfasha mu buzima? Ese birankomeza koko? Biratuma ubukungu bwanjye bukomeza cyangwa budindira? Uzasanga rero iyo umuntu atagenzura ibyo akoresha neza, amafaranga ye yose agenda nk'umuyaga. Reka turebe itegeko rya 3, tuma amafaranga agukorera. Abantu benshi bakorera amafaranga, ariko abakiri gitangaje bakora ikindi kintu gitandukanye n'iki: bo batuma amafaranga bakorera. Urugero rworoshye, niba ufite amafaranga 1000 y'amadolari ukayabika gusa, ushobora kumara imyaka myinshi adahindutse. Noneho usanga ari bya bintu abantu benshi dukunda kuvuga ngo mfite konte muri banke, amafaranga yawe abitseyo gusa. Mbese hari nabo usanga barakoze amakosa baterigeze banafunguza konte zibungukira, ariko yashoye mu kintu cyiza nka business runaka, investment, ubumenyi cyangwa se umwuga wakiga uzagufasha, icyo gihe azagufasha mu gihe kizaza. Ayo mafaranga wakoresheje ibyo twavuze haruguru mu minsi mike atangira kukuzanira andi mafaranga. Mbese urugero rutoya twatanga ni urunguru: utera akabuto gato, nyuma y'igihe runaka kakavamo igiti kinini gitanga imbuto nyinshi. N'amafaranga nayo rero menya ko ari uko akora. Reka tujye ku itegeko rya 4, irinda imyenda itagira akamaro. Hari ubwoko bubiri bw'imyenda:
ubwoko bwa mbere bwitwa good debit. Uyu ni umwenda ushobora kukuzanira amafaranga. Urugero twatanga ni nk'umwenda wo gutangira bizinesi, umwenda w'ishoramari, ariko hari n'undi mwenda witwa bad debit. Uyu ni wa mwenda ufata kugira ngo ugure ibintu bidatanga cyangwa se bitazana undi musaruro, bitari bugire icyo bikungura. Urugero, telefone ihenze cyane, imodoka utabasha kwishyura, ibintu by'imyidagaduro n'ibindi. Iyo umuntu afashe imyenda myinshi idafite akamaro, aba ashyira ubuzima bwe mu kaga, ubuzima bwe bw'ejo hazaza. Reka tujye ku itegeko rya nyuma, ariyo rya 5. Shaka ubumenyi ku mafaranga. Iri tegeko rya nyuma niryo rihindura ubuzima bw'abantu benshi. Jya wiga ku mafaranga. Abantu benshi bamara imyaka myinshi bakorera amafaranga, ariko ntibige ku mafaranga. Ariko umuntu ufite ubwenge ku mafaranga asoma ibitabo, akurikira ibiganiro by'ubukungu nk'ibi turimo gukora, akiga babishoboye mbere ye. Iyo ukomeje kwiga ku mafaranga, ubwenge bwawe burahinduka, ugatangira kubona amahirwe aho abandi babona ibibazo. Reka mabwire agakuru gatoya. Hari umugabo wakoraga akazi gasanzwe, umushahara we kandi wari mutoya, ariko buri kwezi yarihembaga akiyishyura. Yiyishyuraga 10% ryayo yabaga yinjije. Yakoze ibi myaka myinshi. Nyuma atangira gushora ayo mafaranga mu bintu bito bito. Nyuma y'igihe ayo mafaranga make make yabaye ikintu kinini cyane. Icyamufashije si uko yinjizaga amafaranga menshi. Icyamufashije ni discipline ku mafaranga. Reka dusoza kino kiganiro n'iri jambo rikomeye riti: amafaranga ntabwo akunda abantu bakora cyane gusa, amafaranga akunda abantu bayumva. Iyo ufite ugutwi kumva amafaranga, nayo arakumva, kandi icyo gihe rwose urayahamagara akaza. Iyo ubahirije amategeko yayo rero, urazigama bigakunda, urayongera nabyo bigakunda, amaherezo ukabasha kugera ku bwigenge mu bukungu. Muri episode ya 3 tuzareba ikintu gikomeye cyane abantu benshi batumva neza: itandukaniro riri hagati ya asset na liabilities. Iki nicyo gitandukanya cyane abakire n'abakene. Murabeho, bye. Global Insight Rwanda. Open your mind. See beyond. Stories the world never knew. Hidden truth deep in time. Discover the world through a different mind. Global Insight Rwanda. See the unseen, know the truth. Global Insight Rwanda. From Rwanda to the world.